Hafunzwe uwa gatatu kuri dosiye y'abakekwaho gusakaza amashusho ya ya mpano arimo atera akabariro. Iyi dosiye ngo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Dosiye ya kabiri y'abakekwaho gusakaza amashusho ya ya mpano ari gutera akabariro yamaze kugezwa mu bushinjacyaha, mu gihe RIB ivuga ko yataye muri yombi abakekwaho kwaka abantu amafaranga ngo ayabasangize. Ibi ngibi byakunze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Facebook, aho iya mpano yari amaze iminsi asumbijwe ndetse atamerewe neza n'aba ngaba bagerageje gusakaza no gushyira hanze amashusho ye y'urukozasoni mu buryo butemewe cyangwa se mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Noneho ngo uyu nguyu ngo ni uwa gatatu wafashwe ku rutonde nyine rw'abamaze gutabwa muri yombi. Ku rundi ruhande turaza gusanga aho Junior Giti yagaragaje impamvu Chrisizi amaze igihe atagaragara mu muziki. Bugingo Boni wamenyekanye nka Junior Giti uzwi mu gasobanuye akaba ari n'umujyanama w'umuhanzi Chrisizi, yasobanuye impamvu nta ndirimbo y'uyu muhanzi iheruka gushyirwa hanze cyangwa se ngo agaragare mu gitaramo icyo ari cyo cyose. Ahangaha ni impamvu itari imwe gusa, ni impamvu ibabaje cyane iy'agahinda. Ukibyumva wanayikeka. Ibi ngibi birababaje, ariko uyu nguyu ngo ni Chrisizi yivugiye yuko yiteguye kugaruka nanone ku rubyiniro cyangwa se muri industry n'ubundi y'umuziki nk'ibisanzwe. Uko Chrisizi ntago azwi mu kwandika no kuririmba indirimbo gusa, ahubwo aranadirectinga, kuko indirimbo nyinshi za Vestine na Dorcas hafi ya zose niwe uba directinga uburyo amashusho agomba kugenda n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa ngiye kubanza mbagezeho ku bijyanye n'iyi dosiye y'abakekwaho gusakaza amashusho ya ya mpano atera akabariro, uburyo nyine bariya bagerageje kuyasakaza n'ubundi bari gutezwa ingaro. Nta gutezwa ingaro ukundi, ahubwo ni ukujyanwa muri RIB ndetse no gufungwa bamwe na bamwe. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza isho, yewe bibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe wowe waba utarayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bitazajya bigucika kandi bijye bibasha kugera kure, kandi kure ahashoboka. Nikaze tujye gutangirana n'iyi nkuru ngo ya bamwe bakekwaho gusakaza aya mashusho y'urukozasoni y'umuhanzi ya mpano, aho batangiye gushyikirizwa ubushinjacyaha ndetse bamwe muri bo bakaba batangiye no gufungwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha ku wa 17 Ugushyingo 2025 ikurikiranyweho abarimo Kalisa John uzwi nka John na Ishimwe Patrick wamenyekanye nka Pazomani. Aba ni babiri mu baherutse gufungwa. Gusa ibijyanye n'aya mashusho y'urukozasoni cyangwa se n'iyi nkuru imeze gutya imaze igihe kitari gitoya, aho ukwezi kwenda gushira. Ibi ngibi bikaba byaratesheje umutwe uyu muhanzi wacu ya mpano, ndetse bikaba byaranamutesheje n'umurongo, ariko we ubwe yari yaravuze yuko ngo agiye kuzabyigaho abikurikirane gatanu ku kandi kugira ngo kugezaho abakoze ibi ngibi bazabiryozwa. Ku wa 18 Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi uwitwa Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize amashusho ya ya mpano ari gutera akabariro. Iyi nkuru ijyanye ngo no kwaka abantu amafaranga bagiye batandukanye yakunze gucishwa cyane cyane kuri Facebook, kuko nkawe ukoresha urubuga rwa Facebook ntago waba wararenze page 5 cyangwa se 10 iyi nkuru utayibonye, aho wabonaga inkuru ivuga iti niba ushaka ubwambure bwa ya mpano ndetse n'umukunzi we wakwishyura amafaranga runaka maze nkaba nagusangiza ayo mafoto. Ibi rero biri muri bimwe ashinjwa ndetse akaba azanabifungirwa icyaha n'ikimuhama. Urwego rw'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB rumaze igihe mu iperereza rigamije kugera kuri buri wese
wasakaje amashusho ya mpano ari gutera akabariro n'umukunzi we witwa Uwineza Diane. Ibi ngibi bimaze iminsi biba nubwo yakoze ibinyuranyije ndetse na kirazira y'u Rwanda, ariko abangaba bayasakaje bavuga yuko usubiyemo igitutsi ari we ubutukanye. Yego iya mpano ashobora kuzagarukwaho nyuma, ariko abangaba bagerageje kuyasakaza, abangaba nibo bagomba kubanza kugarukwaho maze ibyabo byakemuka. Ya mpano nawe hakamenyekana impamvu yatumye ibingibi abikorera ku mugaragaro. Nyuma y'iki kirego cyatanzwe kuwa 9 Ugushyingo 2025, Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani niwe wa mbere watawe muri yombi kuwa 11 Ugushyingo 2025, naho Kalisa John uzwi nka K John atabwa muri yombi kuwa 14 Ugushyingo 2025. Ibi ngibi ni igisebo cyane kandi biranababaje. Dr Murangira yagaragaje ko hari urubyiruko rusigaye rwifata amashusho bari mu bikorwa by'urukozasoni birimo no gukora imibonano mpuzabitsina, ariko ugasanga harimo abagize uburangare bwo kuyabika kure, cyangwa se ugasanga barayahererekanya, bityo byamara kujya hanze ugasanga baritana ba mwana. Ibi ngibi baba birengagije ko ari bo ba nyirabayazana. Ahangaha ni nkaho yari ashatse kuvuga uyu nguyu ya mpano, umuhanzi ya mpano ndetse n'umukunzi we Uwineza Diane bagerageje gukora ibi ngibi ndetse bakanabishyira no mu mashusho, maze bakarangara aya mafoto yabo ndetse n'amavideo bikabacika. Akaba ari byo Dr Murangira Bitieri nyine ukuriye ubugenzacyaha RIB arimo amushinja ati nabo baba bagizemo uburangare. Ati niba ibingibi wenda byagakozwe bikaba ngombwa ko n'amashusho afatwa, byakagombye kuba mu ibanga ryanyu. Ayo mashusho yanyu mukazajya muyareba muri ahantu mwiherereye mwebwe ba nyiri kubikora, ariko ntago ari ngombwa ngo aya mashusho abacike abe yagera muri telefoni z'abandi cyangwa se mudasobwa, kuko ibingibi bideranja umutekano wanyu ndetse n'umutekano w'igihugu. Ni umutekano w'igihugu kuko mu minsi ishize itari mike, ubwo ni ibyumweru, social media ndetse n'izindi platform nyinshi zo mu Rwanda nta yindi nkuru wasangaga ihitinze usibye ngo aya mashusho y'uyu muhanzi ya mpano ndetse n'umukunzi we, aho bagendaga beditinga bashyiramo n'amagambo yabo ndetse n'amakabya nkuru. Yibukije urubyiruko ko rukwiye kujya rwirinda kuba ba nyirabayazana b'igisebo, urubwa no gutakarizwa icyizere no kugaragara nk'ibyomanzi muri sosiyete yacu. Bishobora kubabaho bishingiye mu mashusho y'urukozasoni bifata ndetse n'ibindi. Kalisa John nawe yatawe muri yombi akurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya mpano atera akabariro. Pazo niwe wa mbere watawe muri yombi nyuma y'uko ya mpano atanze ikirego. Ngiyo inkuru ijyanye n'umuhanzi wacu ya mpano uzwi nka Florie. Ngo noneho nkuko yavuze yuko ibingibi azabyitaho, kandi ikindi akaba abakoze ibingibi bazabiryozwa, cyangwa se bigasa nkaho ari ugutezwa ingaro. Ahangaha yatangiye iyo operasiyo yivugiye. Ibingibi biteye isoni cyane, birababaje. Bamwe batangiye gushyikirizwa ubushinjacyaha ngo bashinjwe, maze nibiba na ngombwa baryozwe ibyo bakoze, abandi bo baracyari muri RIB. Ngiye kubagezaho noneho iyi nkuru yindi ya kabiri, ngo Junior Giti yasobanuye impamvu Chrisizi nk'umuhanzi asanzwe amanaginga, kuko nyine akorera umuziki wiwe muri kampani ya Junior Giti. Ahangaha Junior Giti ngo yasobanuye impamvu uyu muhanzi Chrisizi ngo amaze igihe kitari gitoya atagaragaza cyangwa se adakora umuziki, atanagaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ibi nibyo yagiye asobanura. Reka ntangire nanone mwiyumvire. Reka mbibutse ariko ndi Ken Chris, ubu ni Ubuvumbuzi Show. Hashize amezi atari make abakunzi ba Chrisizi bibaza impamvu uyu muhanzi
bihebeye nta gihangano aheruka kubaha cyangwa se ngo bamubone mu gitaramo nyuma y'uko yagiriye ibyago byo gupfusha nyina. Ahangaha nyine ngo nibyo abakunzi biwe ndetse n'abafana biwe baba bibaza ati se umuziki we waba warazimye, impano ye yaba yarazimye, cyangwa se ibingibi ashobora kuba yarabivuyemo yaragiye mu zindi bizinesi cyangwa se izindi gahunda. Reka ibyo ntabwo ari byo, reka turebera hamwe ahubwo mu nkuru irambuye impamvu uyu muhanzi atari gukunda gusohora ibihangano cyangwa se no kugaragara mu bitaramo. Ubwo yari mu kiganiro ku muyoboro wa YouTube cyatambutse tariki ya 23 Ugushyingo 2025, Junior Giti yagaragaje ko urupfu rw'umubyeyi w'uwo muhanzi rwateje icyuho mu buhanzi bwe. Ni ukuvuga bitewe n'urukundo yakundaga mama we, ndavuga Chrisizi, akimara kumubura nyine nk'umubyeyi we yarasigaranye. Ahangaha yacitse intege kuko aheruka amukorera indirimbo imuvuga nyine ibabaje cyane, ariko nyuma yaho ntabwo twongeye kumwumva mu bihangano ndetse nta nubwo yongeye no kwandika izindi ndirimbo. Mama we ngo yari amaze iminsi arwaye, noneho birangira yitabye Imana. Ibi biviramo Chrisizi kuba atagikora umuziki. Yagize ati imiziki yakoraga kenshi habagamo uruhare rw'umubyeyi we, nyine yaramwiyumvishaga akayumva, akamubwira ati ibi ni bibi bihindure, agatanga inama nk'umuntu ubikunda. Hajemo icyuho kitanoroshye. Ahangaha nyine uko bimeze, ngwiyo Chrisizi yakoraga nk'umuziki mbere y'uko awujyana muri studio, hari uburyo yabanzaga nyine kuba yabanza kuwumushyira bwa mbere indirimbo yanditse, ikindi kandi akanirikodinga akoresha mudasobwa yiwe cyangwa se telefone yiwe, yarangiza akabyumvisha mama we. Noneho mama we nk'umujyanama wiwe rimwe na rimwe akaba yamubwira ati ibingibi birekeremo muri iyi ndirimbo, ibingibi bikuremo, ntabwo biri ngombwa, byatuma indirimbo yawe iba mbi. Bivuze ngo ni nkaho mama we yari nka director wiwe cyangwa se yamuyoboraga uburyo indirimbo yagakwiriye kumera. Ubwo rero kubura umujyanama umeze gutyo, we yiyumvishije yuko nta kindi gihangano yakora we kubwe ngo kibe cyasohoka ari kizima. Ibingibi birababaje cyane. Hashize igihe abantu batubaza ngo iminsi ibaye myinshi nta ndirimbo ya Chrisizi ijya hanze. Buri ibintu bye byabereye rimwe, yafashe ikiruhuko, nta ndirimbo asohora, nta bitaramo agaragaramo kugira ngo abanze yitekerezeho. Ni ibihe bitari byoroshye, ariko ubu ngubu arimo arasubira ku murongo vuba, arabaha imiziki nk'uko byari bisanzwe. Ibingibi nibyo Junior Giti n'ubundi yavuze ku muyoboro we wa YouTube, ati hashize igihe gitoya Chrisizi atabagezaho ibihangano byiwe bitewe n'agahinda yari afite ndetse n'isi yari yibereyemo nyine y'umubabaro, ariko ngo vuba noneho araje abahe imiziki nk'uko yabamenyereje. Ahangaha yabwiraga bamwe mu bakunzi biwe ndetse n'abafana be n'ubundi bari kumumwishyuza. Byari ibihe bigoye kuko nyuma y'ibyumweru bike apfushije nyina witabye Imana tariki ya 13 Kamena 2025, hakurikiyeho nyirakuru waje kwitaba Imana tariki ya 24 Kamena 2025. Byose bikamushegesha kuko byabaye mu bihe bikurikirana. Ibingibi ni bya bindi bavuga ngo agahinda gashira kandi aribagara. Ni nka kwa kundi ubu utangiye gukira wenda nk'igisebe gitangiye wenda kuba inkovu, ikindi nanone ugasanga wenda hijombyemo ikindi gisongo. Ibingibi birababaje. Yasaga nkaho wenda mama wiwe atangiye kumwibagirwa, maze na nyirakuru yakundaga byo gupfa nawe aba yitabye Imana, abaciye haragiye. Ibingibi akaba ari byo byamusubije inyuma, bituma agenda asa nkaho yigunze. Junior Giti avuga ko kimwe mu bintu byamusunikiye gukorana na Chrisizi ari ikinyabupfura yamubonanye ku munsi wa mbere, babura n'uburyo ari umunyamwete mu byo akora.
ahangaha ngo bahise babona n'uburyo ngo uyu Chrisize usibye ikinyabupfura na discipline yigirira burya ngo agira n'ubushake ndetse akanakunda n'ibyo akora. Ibi ngibi akaba ari byo byasunikiye Junior Giti gukorana nawe kugeza na n'ubu ngubu, akaba ari we muhanzi uzwi cyane ko amanagingwa na Giti cyangwa se amanagingirwa muri Giti Business Group. Chrisize uzwi cyane mu ndirimbo zirimo Inana, Sombelela, Bana, Naumia, nyine yatuye nyina nyuma y'urupfu rwe, Sekoma n'izindi. Urupfu rwa nyina na nyirakuru rwagize ingaruka mu muziki wiwe, akaba ariyo mpamvu kugeza na n'ubu ngubu yaratarongera gukora ibijyanye n'umuziki wiwe. Ahangaha ndi kugenda nsoza, reka mbibutse inkuru twahereyeho ngo ni ibijyanye ngo n'aba bantu bari gufungwa imifuririzo cyangwa se umwe ku wundi bazira ngo iyi dosiye yongeye kuburwa yuko ngo basakaje cyangwa se bagize uruhare mu isakazwa ry'amashusho y'urukozasoni ya mpano n'umukunzi wiwe Uwineza Diane bibereye mu bikorwa by'urukozasoni. Ariko Dr Murangira BTL avuga yuko ibingibi nanone ku rundi ruhande abangaba atabashinja cyane cyangwa se ngo batindeho, kuko na ya mpano nawe yabigizemo uruhare ndetse n'uburangare. Ati iyo muza kwifata ayo mafoto mukayahisha kure mukazajya muyarebana wowe n'umugore wawe, ibyo byari bihagije, ntacyo byari bitwaye. Ariko kuba wararangaye aya mafoto akagucika akajya mu matelefone cyangwa se na za mudasobwa za bariya batangiye gufungwa nka Pazo, Kejon ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ibi ngibi nawe twagushinja uburangare. Nanone nsoreza kukuba ngo Giti cyangwa se Junior Giti yaracishije video itari ngufi ku muyoboro we wa YouTube asobanura impamvu Chrisize adaheruka gushyira indirimbo hanze. Ikindi kandi ko abafana biwe ndetse n'abakunzi biwe bashonje bayishewe, kuko ngo agiye kuzana imizigo cyangwa se izindi ndirimbo ziremetse zimeze neza. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka nk'ibisanzwe. Iyi yarimenya byose icyo kuvumbuza ico, yewe yibagizaho ndi Ken Chris. Reka ngusabe gukora subscribe wowe waba utarayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure ahashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.